geraga nyine abantu bakavuga bati rero byo byose n'ibindi bizajya bigenda biza kubera ko n'umuriro wahageze. No ku kigo nderabuzima cya Nkombo serivisi zihatangirwa zajemo inyongeragaciro. Ibi ni ukubera ko ibikoresho byifashishwa muri za laboratwari, ububiko bw'imiti imwe n'imwe, ibipimo bikenera kubikwa mu bukonje bwinshi n'ibyuma byica za mikorobe byose bikenera amashanyarazi. Si ibyo gusa ariko kuko n'urumuri ruhagije igihe cyose ari ingirakamaro kwa muganga. Muri ibi byose ngo amashanyarazi ategerejweho byinshi mu kunoza imikorere. Ugeneje n'igihe umuriro waziye hari ibibazo byinshi cyane badukemuriye nko mu kwakira abarwayi tubakira ku rumuri. Mbere twabakiraga ahantu mu kizima hatabona, twakoreshaga amatara ya peteroli, ariko ubu ngubu dukoresha umuriro w'amashanyarazi. Mu gihe cyo kubyaza abadamu twakoreraga ku matara tukabakorera tekinike natwereza suwe nabi, ariko ubu ngubu dukorera dukoresheje n'ibyuma bifite urumuri bigatuma tubakorera serivisi nziza. Kubundi ikindi nabwo cya kabiri mu buryo bwa tekinike, ibyuma dukoresha kugira ngo dutwakire abarwayi vuba, dukoresha ibyuma dufasha gukora vuba. Uko mwabonye muri laboratoire harimo ibikoresho bituma umuntu akora atategereje izuba, agakorera direct akoresheje urumuri rw'amashanyarazi. Hari ibyuma bituma ari ibizamini dusaba abarwayi tutasabaga mbere, ariko tubibasaba kubera ko dufite ibikoresho byose bishobora kuba byakoreshwa n'umuriro. Mwabonye ko hari n'ibikoresho dukoresha mu buryo kugira ngo tuvure nk'ibisebe by'abarwayi n'ubundi burwayi bwose dushobora gukoresha tuvura. Ibikoresho byatwitswe neza, mikorobe zikaba zavuyeho. Ibi bikorwa bimaze kugerwaho muri iki gihe gito ni intangarugero gusa. Intego y'igihe kirekire ni uko umuriro w'amashanyarazi waba imbarutso y'iterambere rirambye mu duce tumaze kuwubona. Mu ntego za Hewasa harimo kuba imbarutso y'amajyambere mu gihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu dusaba abaturage bose b'akarere ka Rusizi ndetse no mu Rwanda muri rusange kubyaza ingufu z'amashanyarazi aho ziri umusaruro bakiteza imbere. Harimo gukora imirimo y'ubukorikori itandukanye ikoresha imashini z'amashanyarazi, bashinga inganda ntoya n'iziciriritse, bakoresha amashanyarazi aho bishoboka hose kugira ngo barengere ibidukikije n'ibindi. Tubonye akanya ko gusaba abaturage bose baturiye iyi miyoboro y'amashanyarazi kuyifata nk'ibikorwa remezo yabo, birinda kubyangiza kuko byatera impanuka zikomoka ku muriro w'amashanyarazi kandi nabo bakahombera byinshi. Umurenge wa Nkombo ugizwe n'ibirwa 4 birimo icya Nkombo ari nacyo kinini kurusha ibindi, hakaba n'ibindi bito birimo icyishywa kiri ku rwego rw'akagari. Iki kirwa cyishywa nacyo ngo mu gihe kitarambiranye kizaba cyabonye amashanyarazi kuko inyigo zo kuyahageza zamaze gukorwa. N'ahandi henshi mu gihugu hazagerwaho kuko gahunda ya guverinoma ari ugukuba hafi inshuro enye umubare w'abanyarwanda babona amashanyarazi kuri ubu mu gihe cy'imyaka 7. Imibare dufite ubu ngubu yerekana ko mu Rwanda abaturage bagerwaho n'amashanyarazi bageze kuri 14%, ariko muri iyi myaka iri imbere tukaba tugamije kuzageza kuri 50% muri iyi myaka 7. Ubwo turavuga 2017. Ibyo rero birasaba iki? Birasaba ubushobozi bw'ingufu, aho twaba dufite megawati zigera ku 1000 muri iyo myaka 7. Ubwo turavuga mu kubyaza amashanyarazi sosi zose zihari no gutangira kuyakwirakwiza. Leta iba yifuza kugeza ku baturage bose, ariko ntago biba byoroshye. Ntibiba byoroshye, niyo mwumva turacyari inyuma, ariko tuzabigeraho koko dufite leta ifite abanyarwanda bumva, abanyarwanda bagira uruhare mu bikorwa byabo, abanyarwanda bakunda u Rwanda
bakaba bari tayari gukora uko bashoboye kugira ngo ibikorwa remezo bigere kuri buri muntu wese. Muri gahunda y'imbaturabukungu EDPRS biteganywa ko mu mpera z'umwaka wa 2013 umubare w'abafatabuguzi b'umuriro w'amashanyarazi ugomba kuba ugera ku 350. Hamaze guterwa intambwe ifatika muri icyo cyerekezo kuko kugeza ubu uwo mubare uhagaze ku 205. Icyizere cy'uko iyo ntego izagerwaho ni cyose kuko n'iki gikorwa cyo kugeza amashanyarazi ku kirwa cya Nkombo cyashimangiye ko ahari ubushake hatabura ubushobozi. Hey!